Kigali mu masaha y'ijoro urabona ko imeze neza cyane iriya nyubako nta bantu benshi mwapfa kuyimenya ariko nanjye ntayo mbabwiye nyine muzayishakishe muyimenye gusa iri inyuma y'umujyi wa Kigali wakwibaza ngo iyi nyubako ni iyihe iyi ni Kigali mu masaha y'ijoro Zoom TV 24 ndagutembereza yes reka mbakopeze mwihangane mbakopeze bayita Bank of Kigali financially transforming life iyi niyo banki ya Kigali rero kurabona ko Kigali mu masaha y'ijoro yo beka yahindutse n'urugwererane beautiful Kigali is shining. This is Kigali. Yes, kwizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye. My name is D-Das aka the Zoom TV 24. Nirukanka cyane ngenda kureba ubustani bushya bw'umujyi wa Kigali. Live and direct nko mubibona turi muri bwa bustani bw'umujyi wa Kigali beshi mwara bwumvaga babuvuga ariko mukavuga ngo buzaza ryari kubatangiye kuburyaho cyangwa se kubatangiye kubuganura murabona ko ni Burayi muri rusange. Reka twere kuvuga ko ari Burayi ahubwo ni mu Rwanda i Kigali mu bustani buryoshye. Turaza kugira ngo tubatembereze mugenda mureba byinshi bitandukanye ese ni bihe bishya biri muri ubu bustani aho ngira ngo uraza hari abantu benshi nabonye bakiri kubutinya bari kuhagera bakavuga ati se ibi ni ibiki ariko icyo nakubwiye ko ni ubustani bwiza cyane aho umuntu ashobora kugenda akaba yareba ahantu yicara akagenda aganira n'abandi bantu batandukanye harimo udutebe twiza cyane dukoze ku buryo ushobora kugenda utembera ahantu nkaha hanyuma akabasha kwicara ndetse bazashyira na internet ku buryo tayari nayo yanagezemo kugira ngo ibintu bizagende birushaho kuba byiza cyane. Tugiye gutemberana mu minota mikeya cyane tumenye ngo ese ubu bustani bw'umujyi wa Kigali bumeze gute n'iki kiza umuntu ashobora kubushimiraho cyane cyane ko nagashya ubu tutangiye kubibabwira bitaraba ku masaha nimugoroba wenda tuzafatana kandi kanya tuze ku masaha nimugoroba tuvuge ngo haba hameze hate. Icyo nakubwiye ni cyambere ushobora kwicara hano ukaba uhaganira inshuti zawe n'intebe twese dushobora kuyicaraho ubona ko ari ibintu byiza cyane ushobora kwicara ahandi hantu hataraha hano hari utundi dutebe dutandukanye naho ushobora kuhicara ahantu henshi hatandukanye nkubwira ko tugiye gufata akanya tugende dutembera turebe ibyiza bigize Kigali nkubwira ko Kigali wabaye murwa mukuru w'u Rwanda n'umurwa mukuru wa East Africa ikindi Kigali iraryoshye Kigali is green umujyi wa Kigali urakeye reka dutembere ubustani bw'umujyi wa Kigali nkubwira ngo niba utaranahagera nawe take time fata kanya uzuhatembere n'ishuti zawe mujyane mufata intebe hari amwicare reka kameramani wanjye yegere hino kugira ngo tugende turushaho gutembera ubu bustani turaza kubona n'abantu benshi bazi kuhatemberera tubabaze ko bimeze tubabaze ko niba baryohewe n'ubu bustani bw'umujyi wa Kigali umuntu yavuga ko ari ubustani bwiza hagati aho tutarerekeza kuri ubustani nantengere kamera hakurya hariya ahantu handitse Vision 2020 ngira ngo kameramani wabereka kuntu haba hagaragara hariya. This is Kigali iyi ni Kigali kabisa iryoshye tubabwira ngo abantu batarinjira muri Christmas kubwira ngo Merry Christmas kandi ikindi mwaka mucya muhira wa 2020 Vision 2020 nkuko muyibona hari ku ifoto nabyo ni byiza cyane bitatse Kigali. Reka rero tugende tuganira cyane n'abantu baje muri ubustani ubona ko ari ubustani bumaze igihe abantu benshi mwarabonaga wenda mukavuga ati se ahantu hagiye kuzuba kwiki ariko tayari no ubusitani close up wenda kameramani yagera hano hino hanyuma urabona ko amatara barayacanye ubustani none bugiye kuryoha tugende tuganira 5 kwa 5. My name is D-Das aka the Zoom TV 24. Keep watching ntujye kure tugiye gutembera buri gace k'ubustani kugira ngo tugende tuganira n'abantu baje muri ubustani batubwire babonye bate niba yarigeze kujya hanze hari ahandi hantu yigeze abona ubustani nk'ubu. Nitwa Patrick amakuru yawe? Amakuru meza. Imyaka rero 2020 irageze yego ikugeraho mu bustani bw'umujyi wa Kigali ubustani wabonye ute rero? Ubustani bwaryoheje umujyi biragaragara ahantu heza ho kuruhukira wahatembera hari amafoto meza hanyuma agashya wabonye kuri ubustani nakaye? nuko ntari nsanzwe mbuzi nta n'indi view nigeze mbona nk'ingi Kigali ikindi nagashya tubwire nk'ibintu wenda wakunze cyane muri ubu bustani tunatembere wenda hano naha wenda ibirenze iki kirugu nabonye wicaye kare hari ya udutebe dutandukanye njye nicyo nabashije kubona we n'iki kindi wabonye gitandukanye?
Okay, ushobora kwicara ahantu bitewe na view ushaka kureba, eda ushaka kureba n'amazu maremare, wakwicara hano ahitegeye umujyi ugirende bawahita, ushaka kwita ku bintu byawe, ushobora kuzana akavuyo ushaka. Cyane gose. Mbese bitewe n'icyo ukunda haratandukanye. N'umukunzi washobora kuzana mukaganira bisanzwe. Nabyo birakoreka nuko ukurikije nk'ukuntu habonye romantique ijoro kumanywa byose. Wigeze ujya mu gihugu hari igihugu cyanze wigeze wenda utemberamo? Hanyuma ubusitani wenda nko ku muntu utarabubona cyangwa se nko ku muntu uheruka Kigali nk'imyaka 20 ishize cyangwa 10 ahageze yapfa kumenya ko ari Kigali? Ashobora kujya nko kuri Google cyangwa agasobanuza abandi bandi ashobora kwitabyibwira. Aravuga ati ntabwo ari muri Kigali. Hanyuma niki wabwira cyane cyane abashuti bawe kuza kwinjoyinga hano? Hari abantu bari kuhatinya ndi kubona abantu bari guca ku ruhande batamenya ko ubusitani ari ubusitani. Abanyamujyi nabo baze barebe nta kibazo, nta restriction hari, wahaza nta kibazo. We ntabwo wigeze uhatinya mbere? Aha ntabwo, kuko iyo ngira gahunda hafi hose ntabwo mpanyura buri gihe barangije kubaka mpabona, mubona bafungura, naje no kureba ahantu heza. Urabona ari heza cyane. Hanyuma wenda dusoza umwaka urashize rero 2019 twinjiye muri Vision 2020 wari uyiteze? Numvaga ari inzozi. None yageze. Hanyuma ni iheme gamu ufite muri 2020 wenda twisoreza ikiganiro cyacu? Ni nyine umuntu atangirana ingamba nshya, kwisubiraho bimwe na bimwe bitaba byaragenze neza. Ni no kumva ko yari imyaka yindi yongereye nyine ugahindura bikeya to. Hanyuma rero tukwifurije umwaka mushya muhire, uzawurye ntukugeze. Siko bimeze? Twishimire cyane kandi amahirwe masa wakora ubukwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma nawe tugusanze kuri ubu busitani bw'umujyi wa Kigali, n'ubwa mbere ubujeho cyangwa uba warigeze wongera kubuzaho? Ntago ari ubwa mbere, nsanzwe mbuzaho. Hanyuma tubwira agashya kuri ubu busitani we wabubonye uti? Ubusitani rero buri ahantu heza nyine, urabona nyine ni mu mujyi hatuje, hasa neza nyine. Hanyuma ni nk'iki burusha ubundi busitani bwo mu rugo? Natwe twarigiye mu rugo tuba dufite ubusitani, ariko wenda atari nk'ubu. Wowe wabonye icyo burusha ubundi busitani ari nk'iki? Ubusitani yavugire nta kibazo. Icyambere nyine buri ahantu heza, ushobora kujya nyine ukareba ibintu byinshi bitandukanye, mbese nyine urabona ko witegeye umujyi cyane. Witegeye umujyi. Hari wigeze uhareba ubusanzwe? Ni ku mujyi wa Kigali? Ni ku mujyi wa Kigali. Hanyuma ubusitani wigeze ubuzaho mu bihe bitandukanye ku buryo wenda bavuga ati nko mu bihe bitandukanye, ndavuga ku manywa na nijoro, bitandukaniye cyane? Nta kahe gashya kazamo muri ibyo bihe bitandukanye? Urebye nyine nijoro haraka, ku manywa nyine ntabwo haba haka, nyine ubibona gutyo, ariko nyine hataka. Hanyuma ku bantu bafite abakunzi, nagiye mbona ibitangazamakuru byandika ati ku bantu bafite abakunzi hano n'ahantu heza ho kwicara. Ufite umukunzi? Arahari. Hano urabona ari ahantu mwaza mukicara mugatuza neza mukaganira ku bintu by'urukundo bikajyamo neza cyane. Hanyuma rero niki cyane washimira abubatse ubusitani? Kuko ndabona ngiye ari igikorwa cy'inyamibwa, kandi urabona biragaragara ko butararangira, wenda hari n'ibindi bizajye ko ibiti bizagenda bikura buzagenda burushaho kuba bwiza. Abantu nyine bubatse buno busitani bagize neza, rero nyine barebye vision y'abantu twese, nyine ikintu dukeneye hano muri uno mujyi. Urabona nyine hano wahakorera ibintu byinshi bitandukanye. N'umusaza yahicara imyaka ikagabanuka, yahicara akishima nyine, mbese nyine n'ahantu ho kwishimira cyane. Agize neza. Hanyuma tugana ku musozi, imyaka irashize indi iratashye, 2019 iragiye, 2020 iraje. 2020 wari uzi ko izagera? Muri 2020 numvaga ari kure cyane. Kera nabaga numva nyine ari kure, nkumva nzaba ndi umuntu mukuru cyane urenze. Ariko ubu byaje nyine, arabura iminsi ngahe hageze nyine. Ndabona byarahindutse, ariko ntago nyine byahindutse cyane. Ukuvuga ni izihe ngamba ufite muri 2020 ku buryo uvuga ati hari abakobwa twagiye tuganira akaba afite nk'imyaka 29 akavuga ati bana 2020 ntabwo izansigana afite umugabo? Wowe ni izihe ngamba ufite muri 2020 wenda zirenze zo? Nawe ntago mfite gahunda y'umugabo muri 2020. Hari ibintu byinshi nyine nteganya kugeraho mu gihe kiri imbere, ariko nyine byo kubaka urugo byo ntago biri muri kano kanya. Ntago biri muri kano kanya. Hanyuma dutumire mu minsi mikuru dufitiye iki se ku buryo umuntu yahanyura? Mu minsi mikuru
hari ibintu byinshi nyine nabirenze no kwishimana n'inshuti. Hanyuma rero katwifuriza umwaka mushya muhire uzakubera uw'amata n'ubuki siko bavuga se karukoro ntabwo kangwa siko bimeze izakomeza umurokore nawe ndi umurokore bugi. Hanyuma rero umwaka mushya muhire usuze n'ababyeyi n'abashuti bawe bandi n'abakeriya bose bakeriya bazi keriya musuze cyane. Yes, mu masaha y'umugoroba hagati mu masaha 12 n'igice Kigali yahindutse birumvikana no kwitegura iminsi mikuru. Ushobora kwibaza ngo muri Kigali ubu hameze gute? Na hano hahindutse hari gusa neza cyane ku buryo bigaragarira buri wese ndetse n'abantu urabona ko bagiye bakeye. Bwa busitani rero nababwiraga ni buriya ni kuriya ugenda ububona n'urwererane mu mujyi wa Kigali ndetse n'umujyi wa Kigali bigaragara ko uri kugaragara neza muri aya masaha y'umugoroba. Turimo kwitegura iminsi mikuru bigaragara ko umuntu wese yavuga ko iminsi mikuru nta gushidikanya ko abantu bazayizihiza neza cyane ko Kigali mu masaha y'ijoro byo iyo bigeze mu minsi mikuru iba yahindutse. Hepfo gato nkuko mbibereka urujya n'uruza rw'imodoka rurahari icyakora kandi hakaba harimo ikintu twakwita 2020 cyangwa se 2020 niya Vision 2020. Abantu benshi twavuga ati se Vision 2020 zaza ryari, ariko urabona ko Imana itugejejemo muri Vision 2020 tumeze neza cyane. Hanyuma turagenda tuganira n'abantu benshi batandukanye. Umusore umeze neza? Hanyuma se kuri kwiruka Kigali mu masaha y'ijoro ubona imeze ute? Kigali mu masaha y'ijoro ibiryoshye nta kibazo. Musanga abantu bose batembera ubona ko umutekano ari wose. Hanyuma rero tuvuge no ku minsi mikuru. Iminsi mikuru urabona yaje? Yego iminsi mikuru yaje biragaragara, ubona imyiteguro ni myinshi. Ariko nyine nuko gerageza ku buryo buri muntu wese yawisangamo neza. Kwemeza ku ruhande rwa biteguye ute bunani Kanyamakara ibintu byose popo? Ibintu byose twabishyize ku ruhande neza twabiteguye. Urebye uzaba uryoshye twarabiteguye pe. Kwemeza. Hanyuma buriya busitani wabubonye wigeze ubutaha hose? Nabutashye aho tunarabonye naburiyemo amafoto nta kibazo. Hanyuma ni iki cyakarusho ubona kuri buriya busitani bw'umujyi wa Kigali? Icyakarusho kirimo nuko udekoye neza ariko nyine ufite na security ku buryo bawucunga neza umutekano wawo. Muri make nta muntu baheza araza akifotoza akarya amafoto then agaposinga akarushaho kwishima cyose gusabana na bagenzi biwe. Ufite sherisi? Yego ndamufite. Aramusohokanya sare uzumwicaze ajya areba imodoka bakunze zigenda n'izindi zicaho. Twarabikoze rwose. Zanamugarure. Hanyuma rero tukwifuriza umwaka mushya muhire uzakubere neza. Siko bimeze? Yego kuri twese ariko nanjye ndawifuriza abagenzi banjye kabisa na famille yanjye ku mugina mu majyepfo bazagenda nzira mu mwaka mushya muhire bazawurye ntuzabarye. Hanyuma tugushimiye cyane. Murakoze cyane. Tuzongeye duhure rero mu wundi myaka Imana ikidutije ubuzima. Hanyuma nuko abantu bagenda bavuga barimo baravuga ati umwaka umeze neza cyane, icyakora turifuza ko uyu mwaka wazatubera mwiza nabandi ukababera mwiza. My name is Didas, turacyagenda tuganira n'abantu benshi batandukanye ariko nkubwira ngo Kigali mu masaha y'ijoro Kigali imeze neza cyane. Kigali umuntu yavuga ko irimo ibyiza cyane. Iminsi mikuru yatumye Kigali ikomeza kuba umujyi w'ubutengamare, umujyi umuntu yavuga ko uryoshye cyane ariko kandi tukavuga ngo umujyi amakuru umugabo umeze neza. Komera rero nitwa Didas ni umunyamakuru. Hanyuma timo kwibaza Kigali mu masaha y'ijoro turabona yahindutse iminsi mikuru ngo yaje. Ibyo ni ibisanzwe. Hanyuma se ni iki cyagashya uri kubona muri Kigali? Oya nta gashya ni ibisanzwe. Gashya karahari. Hanyuma se bura busitani warabonye? Ibyo se ni ikibazo. Ibi ni ibintu simple. Hanyuma nakaye gashya kuri bura busitani cyane niba warigeze wenda kujyamo cyangwa waratembereye mu bindi bihugu. Aki service nago wayinsabye. Nago wayinsabye kandi uri muranyerereza. Ikibazo niba ndi kubukereza basi twihanganire. Hanyuma umwaka 2020 tuyinjiyemo na kantu gatoya. 2020 abantu benshi baravuga 2020 nizagera niyageze nize ingamba kuri ngewe cyangwa ku ngewe n'umuryango wanjye. Ibyo ni bisanzwe kuko dukeneye iterambere. Niryo duharanira niryo dushaka. Hanyuma uyu mwaka umuntu yavuga ko gusigiye ibyishimo ibyo twese twifuzaga. None nta n'ikibazo mfite ariko. Kuba nguriye neza. Nta kibazo mfite. Ndi bizima ndakora. Ibyo rero ndumva
mfite amahoro mfite umutekano ibyo rero urumva ko nta mpamvu yo kutishima. Hanyuma reka twifuriza umwaka mushya muhire uzakubere mwiza cyane, ibyo utakoze 2019 2020 uzashyireho igipfunsi. Hanyuma usuhuze na madamu n'abana siko bimeze se? Nawe uzababwira ariko kubita nk'akanyama uzadushyirireho natwe hafi tuzahagera siko bimeze se? Nta kibazo ni karibu. Stare njye ntabwo nizihiza umwaka ndi umuyisilamu. Ntabwo wizihiza umwaka kubera icyo abisilamu mutizihiza umwaka? Ntabwo ari ngombwa cyane. Ntabwo ari ngombwa ariko ni ukwishima Imana ibudutiza ubundi buzima. Ubuzima turabufite birasanzwe ariko ntabwo umwaka ntabwo ari umunsi mukuru. Ntabwo mwizihiza cyane rwose. Nta n'undi munsi mukuru ujya wizihiza nka anniversaire? Njye ngira iminsi ibiri yo kwizihiza. Ubwo ni uwuhe? Umunsi mukuru wa Idil Adha na Idil Fitr. Yandi tujya pirawo nanjye ndaza nza niyise Amduni. Hanyuma nabyo kandi nabishimiriye mu minsi reka tubabwire ngo izabaryohere. Yes, ni mugenzi wacu arakubwira ati nubwo ntizihiza iminsi mikuru ariko nanjye ngira iminsi njya nizihiza, ariko akongera akavuga ati nyabuneka nayo izababere myiza. Reka dusoze ariko nkubwira ko tuzafata kandi tukabatembereza Kigali mu masaha y'ijoro, tubabwire ngo Kigali ibimeze ute, tubabwire ngo Kigali irimo kugenda iryoha, ibiganiro byose cyangwa se anazajya habereye udushya muri iyi minsi mikuru tuzajya tugerayo. Now my name is Didas, keep watching, keep subscribing the Zoom TV 24 turano ku bwanyu tugenda tubabwira ngo mwese umwaka uzabere mushya, uzabere ubyishimo n'umunezero, kandi ikindi tubibutsa ngo mukore subscribe kugira ngo muzajye mubona n'izindi video muri 2020. My name is Didas, keep watching.